Mwaramutse neza, amakuru yanyu biragenda, nanjye biragenda ndabakumbuye cyane. Uyu munsi nshaka ko tuganira ku ngingo yitwa kumenya gufata amarangamutima yawe. Abantu twese tugira amarangamutima, igitsina gore kigira amarangamutima, igitsina gabo kigira amarangamutima. Murumva yuko amarangamutima hari ubwo sometimes atuma dukora ibitakagombye gukoreka. Muri make mu minota 10 dufite yo kuganira kw'iyi ngingo, nagira ngo ntangirire ku marangamutima twakwita ari positive. Amarangamutima ari positive ni amarangamutima meza. Amarangamutima mu rurimi rw'amahanga mu cyongereza bayita emotions. Mu gifaransa ndazi ko ari emotionnel, ariko uyu munsi turabivuga mu kinyarwanda. Wenda burahari n'umunsi tuzabivuga mu cyongereza, n'abatumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda bazabyumve, bamenye uko bagomba kwitwara mu gihe amarangamutima yaje. Amarangamutima ari positive ngiye gutangiraho uyu munsi, ndahera cyane cyane ku gitsina gore. Igitsina gore burya tugira amarangamutima mu buryo bwinshi butandukanye. Hari igihe usanga twishimye cyane, ibintu byose tukabikorana na morale, ibintu byose tukabikorana n'ingufu. Muri make isura yacu isa neza, yishimye, umubiri wacu ushyuhiye icyo kintu uri gukora, burya ni amarangamutima meza. Ariko burya harimo abantu babibona bakabona yuko turi gukora ibitagombye, ariko ku bwanjye hari igihe mba mbona ari ngombwa, ahubwo biterwa n'umuntu. Hari umuntu ushobora gukoresha amarangamutima ye meza nabi, akayakora akora ibidakoreka, akora ibintu byinshi bishyushye cyane, akavugaguzwa cyane, akavuga n'ibyatakagombye kuvuga, mbega bya bindi abanyarwanda bavuga ngo akitera urwara mu nda. Yego, kandi amarangamutima ntabwo yagira kubera nta mpamvu. Harimo abantu bafite urukundo rwinshi muri bo. Abantu rero bafite urukundo rwinshi muri bo bakunze kugira amarangamutima meza cyane inshuro nyinshi, ariko mumbabarire, iyo agiye agenda nabi. Ni muri urwo rwego twiga kumenya gukoresha amarangamutima yacu meza. Hari igihe ubona umuntu ukamwishimira, mbega ukumva arakunyuze mu mutima wawe, ukumva icyo akubwiye cyose ni yego, icyo akubwiye cyose wagiye, mbega urumva uwo muntu ari uw'igiciro kuri wowe. Burya ntabwo ari we uba arimo kugukoresha, ni amarangamutima yawe arimo kugukoresha, kuko yamaze kukwereka ko uwo muntu ari mwiza, ari umuntu, ari gentil, ari umuntu ukwifuzaho ikintu runaka, nawe ukamubera open. Ariko burya maze kubona ko atari byiza kugira amarangamutima menshi meza. Ni byiza yuko amarangamutima yacu tuyabalance n'ayandi, n'amarangamutima asanzwe. Burya amarangamutima ari negative nyita ko ari amarangamutima asanzwe. Rero ku bantu bakunze kugirira urukundo rwinshi, abantu baritanga, bakitanga ibyabo byose, yewe niba abandi bajya bavuga ngo aratiza agatiza n'urugi.
urumva hari byinshi twese tuba twaranyuzemo, twese tuba twarize, ugasanga ubonye umuntu akubwira ati tishati ni ukuri nkunda umuryango wawe, nkunda ko bumeze neza, bifata ibisanzwe, ntubifate cyane uriya muntu ngo yadukunze, ngo tumwemvite mu rugo, tumugirire uku n'uku. Mana yanjye, aho uzasanga witaye mu kaga, uzasanga wa muntu uko umukunda atari ko wagukunda, uzasanga wa muntu agushakaho ibyo ufite, uzasanga wa muntu atagukunze kuko uri wowe, agukundiye ibyo ufite. Niyo mpamvu yabonye yuko naza avuga ngo yewe ngo mu muryango wawe ndagukunda, ngo uhora usa neza, ngo wambaye neza, ngo uratuje, ngo ugenda neza, ngo uvugwa reka da, bifata ibisanzwe ati murakoze nta kibazo. Hanyuma n'ikindi gihe nimuhura bifata ibisanzwe, mbega iga gufata amarangamutima yawe ku muntu uwo ari we wese, ku kintu icyo ari cyo cyose, kuko hari kenshi ntanze urugero, kuko nkunda kwitangaho urugero kuko hari ubwo byambayeho kenshi. Njyewe ngira amarangamutima rwose y'ubwoko bwose, ngira amarangamutima meza, nkagira amarangamutima mabi. Rero hari igihe uhura n'umuntu ukabona aragusekeye, ari umudamu cyangwa umukobwa cyangwa umugabo, aragusekeye akubwiye muraho, amakuru, ndabishimira, burya muri abana beza, muri iki, ugahita ushyuha, nahitaga nshyuha, uriya muntu ni ukuri ni mwiza, ni ukuri ndabona afite umutima mwiza, twamwemvita muri famiye yacu, twamurekaminga mu buzima bwacu. Noneho yajya kubwira akajya wenda bakayambwira, Celine se waduhaye iki ngiki, cyangwa se wamfashije iki n'iki, ako kanya ntarinze no gutekereza, ntarinze no kureba yuko ari ngombwa, nkaba natanze. Ni ukuri namaraga kubitanga, noneho nkavuga reka ntegereze wa muntu azanzanira bya bintu byanjye, hanyuma reka da, nta kubizana, nta no kumvugisha, none se uriya muntu namuhaye ibintu byanjye kubitwara se, cyane arabimutije. Noneho ugafata inisiyative yo kuvuga reka ngende njye kubyirebera, njye kubyizanira. Mana we, wagerayo ugasanga ibintu byawe uko babifashe, none uyu ni wa muntu, ukumva nyine biragucanze, nahitaga numva mbuze icyo nkora, wa muntu ni uko ufata ibintu by'umuntu se, wa muntu ni uko bigenda, mbega nkumva ndababaye, nkumva ngize agahinda kenshi ku mutima, nkumva birandenze. Nkavuga nti ahari byamurenzeho, ahari ubutaha ntabwo ariko bizagenda, yewe nkongera. Rero nahise mbona yuko kugira amarangamutima meza menshi, kwa kundi kwirirwa usekera abantu, uhise n'umugenzi wese yakubwiye amakuru ye, wasetse wagize gutya, ntabwo ari byiza. Bifata ibisanzwe, ugendane nabyo bisanzwe, muri make ntuzatume uwo muntu cyangwa icyo kintu kikwinjira mu maraso yawe kugira ngo kigukoronize, kikubamo chronic, hanyuma ugasanga wowe ni wowe bibabaza. Rero mu kanya ndaza kubasangiza n'amarangamutima mabi, ariyo amarangamutima y'agahinda, ariko ndakomeza mbabwira no ku marangamutima meza. Hari ibintu byinshi ntababwiyeho bijyanye n'amahormone yacu twebwe abadamu, ariyo mpamvu usanga twagize amarangamutima meza cyangwa mabi. Ibyo nzabibabwira ndangije kubabwira amarangamutima meza, mbabwira impamvu aza mu buzima bwacu. So see you, ciao ciao, ndabakunda cyane.